Inzozi z'umugore burya nazo ntabwo zigarukira ku kugira umuryango gusa, akenshi na kenshi burya n'ubutunzi nabwo buba bukenewe. Umugore aba yifuza kugira icyubahiro, akagira abantu bamukunda kandi bamwitaho, ndetse burya aba ashaka no kugira ngo ibyiza birimo nk'imodoka nziza cyangwa se kuba aba mu nzu nziza. Buriya rero aba yifuza no kugira ngo umugabo we abe amwubaha kandi amwubahisha no mu bandi, maze nasohoka agende yisanga kandi abashe no kugenda asa neza. Abagore buriya ni abantu bakunda kuberwa cyane kandi bakanabishimirwa. Buriya akenshi na kenshi iyo kubwira umugore uti rwose uraberewe, iryo jambo riba rimukomeza umutima cyane, akumva ko n'ubundi nawe unyuzwe n'ibyo yakoze, uko yambaye, uko ateye, ko nawe bikunyuze. Rero umugore nawe ibyo byose, utwo tugambo twiza tw'urukundo ndetse tumwongerera imbaraga, dutuma ndetse n'ibyo akora arushaho kugira icyizere cy'uko muri kumwe ijana ku ijana. Rero ujya wibuka kumubwira uti uraberewe, nakora n'ikintu cyiza wibuke kumubwira uti urakoze, ni ukuri pe.